Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Dukomeje gufatanyiriza hamwe gusoma igitabo cyo kugana Yesu, muri kumwe na Marita Karasira. Tugeze ku gice cya 9, imirimo n'ubugingo. Imana niyo soko y'ubugingo n'umucyo n'umunezero by'ibyaremwe byose. Umugisha utemba uyivamo ugera ku byo yaremye byose. Ni nk'amazi adudubiza ava mu isoko, cyangwa imyambi y'izuba irasira mu mpande zose. Ubugingo bw'Imana iyo buri mu mitima y'abantu, akabwo ntikiburira, bubabera amendezo yo gukunda abandi no kubahesha umugisha. Icyashimisha umukiza wacu ni ugusayura abantu bazikamye mu byaha no kubacungura. Nk'uko Yesu atahwema gukorera abandi kugira ngo abaheshe umugisha, niko abamarayika nabo bahora bakorera abandi. Uwo ni wo munezero wabo. Nubwo abibone baneguraga abatindi, bakibwira ko kubakora ari ukwisuzuguza, nyamara abamarayika bera bo bishimira gukora bene iyo mirimo. Zangezo za Kristo zo kutikunda no kutikanyiza nizo zasabye mu ijuru hose, ni nazo shingiro ry'umunezero wabo uhebuje. Izo ngeso ni nazo zizagaragara mu bayoboke ba Kristo, zibatera kwishimira kugera ikirenge mu cye. Iyo urukundo rwa Kristo rwabaye kabiri mu mutima w'umuntu, nta wabasha kuruhisha. Nk'uko mbese umuntu wisize mu mavuta abasha kuwuzimanganya ngo abandi batabimenya, ufite urwo rukundo rwa Yesu mu mutima we arwanduza abandi. Urukundo rwa Kristo ruri mu mutima w'umuntu rumera nk'isoko y'amazi idudubiza mu butayu, igahembura ibizengurutse byose. Ni rwo rukiza abagiye gupfa, rukabatera inyota y'amazi y'ubugingo. Urukundo dukunda Yesu rwagaragazwa no kugera ikirenge mu cye, no kubera abandi umugisha no kubakiza. Rwadutera gukundana no kugirira ibyaremwe impuhwe. Umukiza wacu akiri muri iyi si ntiyagize ukubaho ko kwinezeza n'umunezero w'umudendezo, ahubwo yakoraga ubudahwema kugira ngo akize abazimiye. Uhereye mu muvure w'inka ukageza i Karuvari, yanyuze mu nzira y'umubabaro, kandi ntabwo yigeze yihunza umuruho n'ingendo zikomeye n'imirimo irembya igatera kugwa agacuho. Yaravuze ati, umwana w'umuntu yaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Matayo igice cya 20:28. Uwo ni wo mugambi rukumbi Yesu yari afite mu kubaho kwe kose. Ibindi byose yabikoreraga kugira ngo asoze uwo mugambi wo kuba incungu yabo. Gukora icyo se ashaka no kurangiza imirimo yaje gukora byamuberaga nk'ibyo kurya n'ibyo kunywa, naho kwihesha agaciro n'isumbwe ntibyamurangwagamo. Nuko rero abemera ubuntu bwa Kristo bakwiriye kugira ibyo bigomwa. Bakwiriye no gukora uko bashoboye kose kugira ngo babe icyitegererezo cyiza gituma abandi begerezwa Imana. Ngaho amaherezo yo kwihana nyakuri. Umuntu akiyegurira Kristo, uwo mwanya yumva ashaka kumenyesha abandi iyo nshuti ye ihebuje izindi. Ntabona uko ahisha uko kuri gukiza kandi kweza. Twambaye gukiranuka kwa Kristo, tukagira umunezero n'amahoro by'umwuka we utubamo, ntibyadushobokera ko duceceka. Iyo dusogongeye tukumva ko Uwiteka agira neza, niho turi icyo tubwira abandi. Nk'uko Filipo yashohoje Natanayeli kuri Yesu amaze kumubona, niko natwe dukwiriye kugira abandi inama yo kumusanga, tukagerageza uko dushoboye kose kubareshya ngo babone gutega amakiro ku byiza bya Kristo bitazashira byo mu isi izaza. Dukwiriye gushimikira no kumaramaza, dutera intambwe, dutwanira kugera ikirenge mu cya Kristo. Dukwiriye kujya dukeburira amaso y'abandi kureba intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Yohana igice cya 1:29. Nitugira ibyo dukorera abandi, bizatugarukira ari umugisha mwinshi. Nicyo gituma Imana yagize ikiduha cyo gukorera gukiza abandi no gusohoza inama y'agakiza. Imana yahaye abantu amahirwe yo gusangira kamere yayo kugira ngo babone guhesha bagenzi babo umugisha. Nta cyubahiro cyangwa umunezero Imana yaduhaye birenze gusangira kamere yayo. Abashyira hamwe n'Imana bagakora nayo imirimo y'urukundo, nibo barusha abandi bose kwegerezwa umuremyi wabo. Iyo Imana ibishaka, yajyaga gutegeka abamarayika bo mu ijuru kwamaza ubutumwa no gukora iyo mirimo yose y'urukundo yo gukiza abandi. Iyo ibishaka, yajyaga kubisohoza mu bundi buryo. Ariko kubw'urukundo rwayo rutagira akagero, yahisemo kudutorera gukorana nayo ngo dufatanye na Kristo n'abamarayika bera, dusangire umugisha n'umunezero bizanywe n'uwo murimo w'urukundo. Gufatanya na Kristo kuduhuza nawe cyane. Kwihotorera abandi no kwibabariza kubafasha kuzajya kudutera umutima wo kugira neza, ndetse no kutwegereza umucunguzi w'isi. Wari umutunzi ariko agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwo batungishe. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 8:9. Nitwemera kwihotora dutyo natwe, nibwo gusa ubugingo bwacu buzasabwa n'umugisha.
nimwemera gukora nk'uko Kristo yabigeneye abayoboke be, mukamushakira abihana, muzajya mwumva mushaka kugenzura iby'Imana ngo murusheho kubimenya, mugire inzara n'inyota y'ibyo gukiranuka. Muzatakira Uwiteka, kandi ukwizera kwanyu kuzakomera, kandi imitima yanyu izanywa cyane ku mazi y'isoko y'agakiza. Guhura n'abarwanya n'ibyago muzabona bizabatera kwiga Bibiliya no gusenga. Muzakurira mu buntu bwo kumenya Kristo, murusheho gushikama no gutungana. Umutima wo gukorera abandi no kutikanyiza utera imico myiza kudahinduka, igashorera imizi kure, ikamera nk'iya Kristo. Bene uwo mutima uzanira nyirawo amahoro n'ibyishimo bitazashira. Ariko ugira ubugugu n'ubute yashimikira gushishikarira gushyikira ingeso z'Imana, yakura agakomerera mu mirimo yayo. Umutima we wamenya neza inshingano ye, yakura akagira kwizera kutajegajega, kandi amasengesho yagira umumaro kurutaho. Umwuka w'Imana yakoze mu mutima w'umuntu, atuma ingeso ze zera zose zikubira hamwe, akikiriza guhwitura ko mu ijuru. Abitanga batyo batikunda ngo bazaboneze abandi, basohoza rwose agakiza kabo. Kugira ngo dukure mu buntu, dukwiriye kujya dukora wa murimo Kristo yadutegetse tutiganda, dukora uko dushobora kose, dufasha no guhesha umugisha abawukeneye. Imbaraga izanwa no gukora, ndetse nta wabaho adakora. Abagerageza gutungisha ubukristo gupfa kwakira umugisha duherwa ubuntu, ntibagire icyo bakorera Kristo, bameze nk'abagerageza gutungirwa kurya gusa. Ibyo bitera konda no gupfa. Umuntu wakwanga gukoresha amaguru ye ntiyatinda kunanirwa guhagarara. Uko niko umukristo akoresha imbaraga ahawe n'Imana amera. Uretse kudakurira muri Kristo, n'imbaraga yari afite zirayonga. Itorero rya Kristo ni ry'Imana yageneye gukiza abantu. Umurimo waryo ni ukwamaza ubutumwa muri iyi si. Umukristo wese Imana niwe murimo imwizeyeho gukora. Umuntu wese uko azi n'uko ashobora akwiriye gusohoza rya tegeko ry'Umukiza. Urukundo rwa Kristo rwatugezeho ni rwo rutuma turi mu mwenda w'abatamuzi. Imana ntiyaduhereye umucyo kuwikubira, ahubwo yawuduhereye kuwumurikishiriza abandi. Iyo abayoboke ba Kristo barakangukiye kumenya inshingano yabo, bagakora uko bashoboye kose, none tuba dusanga abantu ibihumbi bamamaza ubutumwa mu mahanga, aho dusanga umwe gusa. Maze kandi abatashobora kujya kure ubwabo batungisha uwo murimo ubutunzi bwabo, bawusabiye kandi bawufitiye umwete. Icyakora si ngombwa yuko tujya mu bihugu bya kure ngo tuve muri bene wacu, ariho hadukeneye, tukaba dutumwe gukorera Kristo muri icyo kirere. Tubasha kumukorera iwacu n'aho turi hose, ari mu itorero no mu baturanyi bacu no mu bo dukorana. Umukiza wacu akiri muri iyi si yamaze imyaka myinshi akora umurimo woroheje kandi ugayitse, ari wo kubaza. Akiri iwabo ataratangira kwigisha abantu, abamarayika bahoraga bamushagaye ubwo yagenderaga abahinzi n'abanyamirimo bataramenya ko ari we mucunguzi wabo. Ntidukwiriye kwibwira yuko Yesu yakoraga umurimo yahawe na se gukora ubwo yagendeshaga amaguru hejuru y'inyanja y'i Galilaya, cyangwa se ubwo yavuraga abarwayi gusa. Ahubwo umurimo yakoraga wose, ari uworoheje cyangwa ukomeye, yawukoraga witayeho, azi ko wagenwe n'Imana. Intumwa Pawulo yavuze uburyo umuntu wese akwiriye gukora umurimo wose ahawe mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 7:24. Umutunzi ashobora gukomeza umurimo mu buryo bukuza Imana abaye inyangamugayo. Niba ari umuyoboke wa Kristo w'ukuri, idini rye rizagaragarira mu byo akora byose, abantu bose bamenye ko agira umutima wa Kristo. Umuhanga witonda w'umwizerwa abasha kuba mu cyimbo cy'uwo wakoreshaga amaboko y'i Galilaya nk'abatirigi. Umuntu wese witirirwa Kristo akwiriye kujya akora atyo, kugira ngo abandi babone imirimo ye myiza, bibatere gushima Rurema n'Umukiza wabo. Hari abantu benshi bikiza ngo babuzwa gukorera Kristo n'abandi babarusha ubwenge n'uburyo. Hariho benshi batekereza yuko ari abanyabwenge bwinshi basa, bizeho gukora uwo murimo w'Imana. Bibwira ko ari impano zahawe bamwe gusa, ngo abandi rero ntibahamagare gukora no kugororerwa. Ariko siko biri. Iyo nyir'urugo ahamagaye abagaragu be, aho umuntu wese umurimo we. Tubasha gukora imirimo yoroshye n'umutima uri mu rukundo, nk'aho ari umwami dukorera. Abakolosayi igice cya 3:23. Iyo urukundo rw'Imana ruri mu mutima, rugaragarira mu bugingo bwacu. Impumuro nziza ya Kristo iradukiza, kandi n'ingeso zacu zizafasha abandi, zibabera umugisha. Ntimukwiriye kurindira ibikomeye cyangwa ubwenge burutaho ngo mutangire gukorera Imana. Ntimukwiriye gutekereza icyo abandi bavuga. Ukubaho kwanyu gutunganye kandi kutarimo uburyarya niko gukwiriye guhamiriza Yesu imbere y'abandi. Umuyoboke wa Yesu wese, naho yaba yoroheje ate
cyangwa akaba umutindi, abasha kubera abandi umugisha n'icyitegererezo. Ahari ubwe ntiyamenya ko hari icyiza yakora, ariko rero ubugingo bwe buboneye bwo bwagobotera abandi umugisha ukura ukagwira. Ikimukwiriye cyonyine ni ukugenda yitonze, agakora neza umurimo Imana imuhaye. Abigenje atyo, ukuboko kwe ntikuzapfa ubusa, umutima we uzunguka use n'uwa Kristo. Uretse gushyira hamwe n'Imana gukora umurimo wayo muri ubu bugingo, azaba yitegura guhabwa umunezero utagira kirogoya mu bugingo buzaza. Aha ni igice cya 9 kirangiriye. Imana ibaha imigisha.